Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda urombereje bice byinshi ku birometero 50. B, intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C, umuvuduko urenga ibirometero 50 mu saha. D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo wari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo 50, bari kubwira ngo ongera umuvuduko ugenda uko ushaka, ariko upfa kutarenza kilometero 50 mu saha. Ugiye hejuru yayo ugatwarira muri kilometero 55, Sofia yagufotora cyangwa se bakubona bakakwandikira. Ariko utwariye munsi nubwo watwarira muri 49 nta kintu baragutwara. Ndizera ko ramsta mode, ndizera ko ramskandika kwa papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyabuka kije mu kizamini wakora mu kanya urayita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibihe bipimo: A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B, imbere ni metero 1 na santimetero 70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50 ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana. Kuri za rukururana, igice kirenga ku biziga, ibiziga bari kuvuga ni imipine. Niba ari umupine w'imbere, kuva ku mupine w'imbere ugeraho ikinyabiziga kigarukira ugana imbere, nibyo bari kuvuga igice cy'imbere. Inyuma, kuva ku mupine w'inyuma kugeraho ikinyabiziga kigarukira ugana inyuma. Rero inyuma agomba kuba ari metero 3 na santimetero 50, naho imbere abagomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. Impamvu duhisemo A gusa nuko imbere bavuze ngo ni metero 1 na santimetero 70, kandi imbere agomba kuba byibura metero 2 na santimetero 70. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo A. Ndizera ko aramutse bagihinduye none bashyizemo igisubizo cya nyacyo kuri B, nabwo wahita ugikora. Ndizera ko rero waramutamo A, ndizera ko aramutse yandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online,
wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 35 16 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Igice cy'imizigo kigaragazwa ku buhe buryo gihera? A. Itara ritukura cyangwa akagororomuri k'umutuku ku manywa. B. Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C. Itara ry'umuhondo cyangwa akagororomuri k'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo hari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Niba wenda utwaye nk'ikintu mu modoka ariko hari ikintu kiri kurenga ku modoka, icyo gice gihera hari igihe hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo baza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi. Rero ku manywa bakoresha agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50. None uri kubona bavuze ngo bakoresha ngo agatambaro gatukura gafite santimetero 50 ngo mu ijoro. Ni gute wakoresha ibitambaro nijoro? Ahubwo nijoro ukoresha itara ritukura cyangwa akagororomuri k'umutuku, ahubwo ku manywa ukaba ari bwo ukoresha iki? Agatambaro. Uri kubona ko babicurikiranyije rero. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramsamo D. Ndizera ko ramskyandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Muri kugenda mu muhanda muri benshi, muyobowe n'abarimu cyangwa n'imirango y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda, mutonze umurongo urenze metero 6 z'uburebure. Imbere hagaragazwa n'itara ryera, naho inyuma ni itara ritukura. Ariko iyo mutonze umurongo urenze metero 6 no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa. Mu mpande ngo hagaragazwa guti: A. Itara rimwe cyangwa menshi yera. B. Amatara menshi y'umuhondo. C. Amatara menshi asa n'icunga rishije. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo hari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Mu mpande hagaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rishije. Ndizera ko ramsamo D. Ndizera ko ramskyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndanga mbere na ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora no gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara bagomba kuba sati: A. Umweru cyangwa umuhondo imbere. B. Umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo hari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma ni umutuku cyangwa umuhondo. Uzabirebe ku binyabiziga amatara y'imbere aba ari umweru cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba ari umutuku cyangwa ari umuhondo. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C. Vuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo kubera ko mu kibazo cyacu bari baduhayemo ibisubizo bya nyabyo
bibiri. Ikindi ni sisiteme iba iri kugukosora iyo udahisemo igisubizo cya nyacyo, ntabyo kuvuga ngo baraguha igice, ngo baraguha oya, ntabwo bibaho. Ndakeka ko rero uzajya uhita uhitamo igisubizo cya nyacyo, kubera ko mba nabikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa. Icyapa gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru, ni ijambo rivuga ngo stop, bisobanuye ngo hagarara. Urahagarara byagenze uti? Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C, guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D, guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Bakaba bari kuvuga ngo mbere y'uko winjira muri iryo sangano ry'umuhanda urabanza uhagarare, nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, umanza ucunga iburyo, ucunga ibumoso, nubona nta kindi kinyabiziga cyaje, ubone kwinjira muri iryo sangano ry'umuhanda ugiye kwinjira, mugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndizera ko haramuzamo B rero, ndizera ko haramutse cyandika ku gapapuro. Tugira amokota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. Videwo irahari, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyireba, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenga metero 11. Ibihe binyabiziga: A, ibifite imitambiko umwe uhuza imipira. B, ibifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo. C, makuzungu. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko uramutamo D. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ngo ariko kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe: A, hatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ikinyabiziga cyawe kibujijwe guhagarara akanya kanini ahatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, n'ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Hashobora kuba hari nk'ibyapa cyangwa hari ibindi bimenyetso bikubuza guhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini, naho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, ntiwaparika mu ziriya nzira z'impande z'abanyamaguru, kubera ko nuyihaparika umwanya munini barahita baza guteza umuvundo mu muhanda, babangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo D, ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zisigwa irangi ry'ibara risa rite: A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Irangi ukuntu rikoze,
kuki baryita ngo ni ingarurarumuri? Ni ukubera ko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubitaho rizahita risa nk'aho ryatse, bitewe n'icyo barishyiriyeho uhita umenya icyo gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu baryita ngo ni irangi ngarurarumuri. Ndizera ko ramuzamo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, ndizera ko ramutse yandika ku gapapuro. Nta gihe uragenda mu muhanda wenda nta matara yo ku muhanda ahari, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubita ku cyapa ukabona gisa nk'aho cyatse, kiba gikoze ku buryo bwa ngarurarumuri. Na rino rangi rero niko riba rikoze. Ndizera ko usobanukiwe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Haba hashobora gukoreshwa ubuhe buryo? A. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Uhita ufata inziga bari kuvuga ni imipine, mugahita muzirikaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo ikinyabiziga cyanyu kibashe kuva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe. Ndizera ko ramuzamo B, ndizera ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari hafi cyangwa mu buryo bwa online uri kure cyangwa ufite nk'akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri. Turakwigisha aho duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko uzagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Birabujijwe guhindukira. B. Birabujijwe gusubira inyuma. C. Umuhanda unyerera imbere. D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A. Birabujijwe guhindukira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye hano ukibonye ubujijwe gukata ngo usubire aho wari uri kuva, ari byo mwita ngo ni uguhindukira. Birumvikana iyo uzi ubwoko icyapa kibarizwamo binagufasha gutahura igisubizo cya nyacyo bikoroheye. Ibyapa bibuza, birabujijwe guhindukira, urumva birajyaniranye. Ndakeka ko waramuzamo A, ndizera ko waramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutumira izo numero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wasoma ziriya nimero zanditse kuri plaque. Nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana iki? A. Metero 150. B. Metero 50. C. Metero 20. D. Metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni C. Metero 20. Ririya tara ribonesha kuri plaque riba rigomba gutuma usomera ziriya nimero zanditse kuri plaque nibura mu ntera ingana na metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma ziriya nimero zanditse kuri plaque. Ndizera ko waramuzamo C, ndizera ko waramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Birangwa n'amabara asati: A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umuhondo. C. Ubuso bw'umweru gusa.
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese waramutamo ese waramutse ukandika ku papuro batubwiye ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho. Iyo bavuze icyago kidahoraho, niba ikimodoka cyaguye mu muhanda kikawufunga, aho hantu ntabwo hahora ibyo bimodoka byaguye mu muhanda, ni icyago kidahoraho. Niba ari igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda bikawufunga hari imirimo iri gukorwa, icyo ni icyago kidahoraho kubera ko ibyo bitaka ntabwo bihahora. Rero bashyiraho ibyapa bakwereka aho mugana cyangwa berekeje umuhanda. Ngo none ibyo byapa bashyiraho birangwa n'amabara asate. Tubonye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko icyakagombye kuba icyanyacyo bakoresha ibyapa bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Iyo badakoresheje kiriya kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga kivuga ngo deviation, kuyobya umuhanda, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bakoresha igitegeka bakubwira ngo hano hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere cyangwa kata iburyo cyangwa kata ibumoso bitewe n'ahantu bashaka ko mwerekeza. Kandi n'ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Urumva bihuriye ku bururu n'umweru. Hano hari ahantu ubonye yanditse ubururu n'umweru, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramutamo ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, igare; B, velomoteri; C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Kubera iki? Kubera ko kino kibazo bajya bagihindura bakavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande rwayo, uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nako kantu konyine bahinduramo. Ipikipiki ifite tuzahitamo C, ipikipiki idafite duhitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko wowe waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Badafitiye imyaka: A, imyaka 10; B, imyaka 12; C, imyaka 7; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura nta na rimwe aba yemerewe kwicara kuri iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho mu gihe atwaye ikinyabiziga. Niyo mpamvu ubona nka hano mu mujyi wa Kigali ugasanga umubyeyi ajyanye abana ku ishuri yabashyize inyuma. Kubera iki? Kubera ko batujuje imyaka 12 kuzamura. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, inzira y'abanyeshuri; B, abanyamaguru ntibemerewe; C, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga; D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Akenshi nukibona uzagera imbere uhita uhabona zebra cross. Kubera iki? Kubera ko bino byapa biburira uba ugomba kubibona hakiri kare. Bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Uzabanza urwo rugendo ubone kugera aho hantu hari zebra cross. Rero kino cyapa kikaba kivuga ko wegereye aho abanyamaguru bambukira cyangwa ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo wegeye zebra cross.
ndizera ko aramusamo de, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibishobora kurenza ibihe bipimo: a santimetero 20, b santimetero 30, c santimetero 50, d santimetero 60. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo wari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se santimetero 50. Nuvuga ngo imizigo yikorera n'amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine ntabishobora kurenga santimetero 50. Ndizera ko aramusamo se, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Riba rigomba gushyirwa ahagana he: a hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, b hegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, c nyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo wari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni a ahegera inguni ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko rero waramusamo a. Kubera iki barishyira ahegera inguni ibumoso y'ikinyabiziga? Ni ukubera ko rino tara ndanganyuma ni ryari rikoreshwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kikuri imbere. Wenda umweretse ko ushaka kumunyuraho kugira ngo akwereke ko yabibonye cyangwa aguhinzira kugira ngo tambuka imbere nta kibazo gihari. Riba rigomba rero kujya ahegera inguni ibumoso y'ikinyabiziga kubera ko no kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ndizera ko aramusamo rero a, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? Ugeze ahantu hashinze cyane hazamutse cyane, wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? a umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago, b gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha, c kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda, d guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo wari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni a umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Ugabanya umuvuduko, murabizi kwirinda ibyago uko byagenda kose ni ukugabanya umuvuduko cyangwa se guhagarara, ariko ntabwo wahagarara kandi uri mu rugendo, ahubwo uzagabanya umuvuduko noneho ugume ku ruhande rw'iburyo wirinda ibyago. Impamvu uzaguma ku ruhande rw'iburyo, ntabwo waba uri kuzamuka ahantu hatereye cyane ngo uzane n'ibintu byo kugenda unyuranaho, biba byaguteza ibyago, ahubwo ugabanya umuvuduko ukaguma no ku ruhande rw'iburyo wirinda ibyago. Ndizera ko aramusamo a, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? Ugomba gukora iki? Ugomba kwitwara uti: a mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kidashoboye kugenda, b mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo, c mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, d kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo wari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni d kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Kubera iki? Kubera ko batubwiye ngo ubonye ikindi kinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa, akenshi bikunda kuba ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa. Ntugabanye umuvuduko witegura guhagarara ku buryo wahita ugiye inzira kitaguteje ibyago. Ndizera ko aramusamo d, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya
urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788935626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.